uti byagenze gute rero ubundi bino bintu bijya gutangira byatangiye turi abantu batatu twitwa ngo ni Jomo Comedy dukora inama dushinga umushinga abasaza n'abakecuru b'iyo minsi bitaga umushinga w'abashenzi wo kwanga agasuka turangije uwo mushinga turawigabiza dushinga agacano Nyamuhungu abonye ibyo gukora cyane ari akazi gakomeye cyane arangiza yishakira viza yigira muri Maurice kwiyogereza abarwayi no kwikorera ikiyedi ibicucu bibiri natwe twisigarira hano Nyarugenge turimo turitakurira twibwirira abanyarwanda ngo bakande subscribe amafaranga araza wari uri muri Maurice bimunaniye aranje aravuga ngo rekanze ngo buri kana buri nguni baragafashe ngo bancire ngo muri tano ngajya garagaramo ari uwa gatatu kandi nagaha gatatu yahajya tuhashyira B1 Salama zamu ariko ubuzamu bwo burasuzugura ye urandira ubyo kabakisharije sha akaturakanera bigenze ubundi kumbura urisharije byatari wowe isharije wagiye muri nyirurugo ariko bro tuvuga ibintu dusubira ibindi ariko zaba afite amarosheri ariko byo nakimiyo nk'ibi byamane semari bro cyasabye kirimo se ugishiture buri munsi ngomba kwinyisibura ntabwo namusiga none akoze sha muzi kuri mwana afite imyaka 16 zikuze zamari daje wallahi abo ni bo waryoha ntabyo narinze ariko se bro ahubwo man kakubwira inzima ahubwo abantu ngo ubuse ko yishubije ubu ngubu uri gushyiraho content zawe ubwo nayisubije kugira ngo ibiganiro si bigikomeje se baba ariko ukunsakuriza mbona abantu mbona email ziri kugenda baroginga muri make bari gushaka ko bari gushaka kuyigaruza cyangwa bashatse umuntu ngaze ngabafashe bashatse umuntu buriya ariko nanjye kwa ko imbana arashyizeho ibintu by'ama password menshi n'umutarindwa bapfa kuyitwara mpita mbona SMS nkahita mvuga ati dore babahungu dore ibintu ariko noneho kwa ko phone zabo nziza mbona ngo bari gushaka ku iPhone muri iPhone kangahe gucyana gutya nkahita mvuga ati ashobora kuba ari buri ngune cyangwa buri kado fo aha noneho reka rimwereke noneho ngewe icyanzanye ari akantu kankomye kabisa nabonye mu kiganiro cyo ndashaka kugaplayinga ukumve ugire n'ikintu kavugaho twisigarira hano Nyarugenge turimo turitakurira twibwirira abanyarwanda ngo bakande subscribe amafaranga araza wari uri muri Maurice bimunaniye aranje aravuga ngo rekanze ngo buri kana buri nguni baragafashe ngo bancire ngo muri tano ngajya garagaramo ari uwa gatatu kandi nagaha gatatu yahajya tuhashyira B1 ndagira ngo urabyumvishe ataha gatatu ntago wahajya bagira ute oya bashira nabo barakomplitse mwana nose reka nkubaze ngaho mbwira tubahaye ikaze abakunzi ba Star TV uno munsi kubw'amahirwe nongeye ngarura buri cyane bimeze bite ewana nisiko n'umutekano kabisa nisiko ni neza birimo biragenda bakomaranye ninjye muntu uri gushima Imana muri Kigali kubera iki gushima Imana se ewana byinshi Imana iko nkora muri no minsi ko abantu bakomeje kuntera amabuye kuri cano ngo nago nzashobora gutaho content ngo sinzabishobora ariko bajye barebe Imana bajye barebe barabibona mwana ibintu birimo biraza fo nako ntashima Imana rero birumvikana gusa tudaciye ku ruhande noneho kubera iki abahungu kuri no minsi bari kukwibasabwa ati nimwakoranye nanjye navuze ati nanarebye mu comment ndavuga ati reka nkuzane hano uvuge ni iki kibyemeza kuko ko mwakoranye jewe niba playingire hano babyumva cyangwa urimo uragenda mugani ubeshye jewe rero ubakanya birasaba kunya no kuzana machine yanjye uko document zanjye zose niho nazishyize urumva cyandaza no kuzibusharinga naribi uzereka abanyarwanda mani nuko uvuga ngo ahungu nyine kwa ko hari ibintu byinshi bagiye basiba byerekana ko twakoranye ariko ntago wakiyakana hahise ngo bishoboke uko byagenda kose ntiwakiyakana hahise kuko ntago wabarakoze video zijya mu bihumbi nka bingahe 2000 ngo uzisibe ngo abure akanunu kaba kahari gasigara uziko n'ubu ngubu tuvugana ushobora kugenda ugasanga iza metenzo ziri ku muhanda izo ndirimbo baba barasiba ko basiba nk'indirimbo kuri YouTube kukikomeza kumva bari kuyumva abantu baba barazidownloadinze rero nawe ntago njya kubura nk'umuntu anayemo nk'akantu ka kera downloadinze avuga ati narabakundaga ka kera cyane yarakadownloadinze wenda gakareba iki nubundi barabidownloadinga pe biragaragara gusa noneho
njye hari ikindi kintu nyine njye ndashaka kuvuga ume proof ngenze kuzereka abanyarwanda nazishyira muri screen nazishyira njye nizo nshaka ubundi nta kindi njyewe tutiriwe twirushya ubu ngubu tuvugana ushobora kujya kuri Instagram yitwa buri cyane wagenda ukareba hariho video mani zanjye twagiye dukorana nabo ndaza kuza kureba harya ni buri cyana 1k buri cyana 1k kuko ngo hariho nka za buri cyana benshi cyane bari kunyitira ari benshi cyane ahubwo noneho ari ikiganiro narebye nimugoroba kuri buri nguni icon yacu no yabiri no kuzamuka cyane biteye ubwoba mugani koko numva ari agashinga bari baratewe kanse nk'uprenga kana abantu bakumve tukavugirayo buno busa uti byagenze gute rero ubundi bino bintu bijya gutangira byatangiye turi abantu batatu twitwa ngo ni Jomo Comedy dukora inama dushinga umushinga abasaza n'abakecuru b'iyo minsi bitaga umushinga w'abashenzi wo kwanga agasuka ubundi igitekerezo cyo gukora Jomo Comedy cyavuye he Jomo Comedy ubundi nayitangiye na Petit Frere nuko nyine wenda izo video zo sinzi ko wapfa kuzibona ariko nayitangiye na Petit Frere cyane muri za 2019 no muri comment nagura abantu bakubwira ati ewani uwo muntu turamufana kuko ewani man twarakoze man za 2019 ndi kumwe na Petit Frere icyo gihe nyine nanjye nabaga ndi kwiga bo barasoje basoje muri za 2020 ahari none rero Frere we ari buri nguni nyine warabibona abonye ko biryoshye ari byiza ahita muri make buri nguni we yahisaza agusanga mu ntuza nayo maje gukora nka video agusanga muri project ya Jomo Comedy maje gukora video zigera nko muri enye gutyo ahita mbwira ati narebe twakora nayo ikintu bike birangira gutyo nyine nawaje hageraho buri kantu nyine kwa ko ngo biganye aramuhamagara amubwira se ko nanjye ndifuza kuba joininga nawe araza tujoininga turakora nyine uko byagenze buri kantu yaratujoininze nyine birangira dukomeje turakora tu murakomeza murakora nese ariko ubundi nabonaga ari na Jomo Comedy mwajyaga mushyiro zikarebwa cyane nkabona ziri kuri kabisa Jomo Comedy zararebwaga cyane ku rwego rushimishije ku buryo none se ubundi niki cyatumye Jomo Comedy mwita mureka kugikomeza kakwandi ko yarebwaga uvuga ngo rero twebwe hajemo ibintu byinshi cyane mwana hajemo kuba twatenguha n'aba manager bamwe na bamwe twagiye dukorera nibyo bana bijya ama YouTube yanyu ndabizi korega mani nabwo usibye no kutwiba ama YouTube twarakoze mwana ku buryo cano twabaga dufite zose byarangiye aho nyine mani imwe barayiba izindi barazigira nyine izindi bakaza banazistrikinga mani nyine tucika intege mani byadanditse avuga ati rero reka tubikwame birangira nyine buri wese agiye mu bye none ngewe mpita nshinga indi cano ariyo yiriya yagize 1,000 baba bashaka ko nyine batwara cyangwa ibiki ubu ngubu se ko yishubije ubu ngubu uri gushyiraho content zawe ubwo nayisubije kugira ngo ibiganiro si bigikomeje se baba ariko ukunsakuriza mbona abantu mbona email ziri kugenda barogingamo muri make bari gushaka ko kuyigaruza cyangwa bashatse umuntu ngaze ngo abafashe bashatse umuntu buriya ariko nanjye kwa ko imba narashyizeho ibintu by'ama password menshi n'umutarindwa ntabwo bapfa kuyitwara mpita mbona SMS nkahita mvuga ati dore babahungu dore ibintu ariko noneho kwa ko phone zabo nziza mbona ngo bari gushaka ku iPhone muri iPhone kangahe gucyana gutya nkahita mvuga ati ashobora kuba ari buri nguni cyangwa buri kado noneho reka rimwereke noneho ngewe icyanzanye ari akantu kankomye kabisa nabonye mu kiganiro cyangwa ndashaka kugaplayinga ukumve ugire n'ikintu ukavugaho twibwirira abanyarwanda ngo bakanda subscribe amafaranga araza wari uri muri Maurice bimunaniye aranje aravuga ngo rakanze ngo buri kana buri nguni baragafashe ngo banshyire ngo muri tano ajya agaragaramo ari uwa gatatu kandi ntaga gatatu yajya twashyira B1 ndagira ngo urabyumvishe ataha gatatu ntago wahajya bagira ute nabo barakomplitse mwana nose reka nkubaze bwambwire telefone ntago nibo bwa mbere wanafotora amara ugafotora abantu benshi cyane ari telefone ukoresheje ako se nanone ra cyangwa se nimba na video ubu abantu bane ntago babura ko ahubwo se bose ahubwo muri make ya se abantu bose bakoresha amatelefone cyangwa bakoresha amakamera hagaragaramo abantu babiri gusara sasa ibyo rero ndi kubwira abaniga banze mani ko nge narabamagaye barambwira ati reka ntago twakora turi batatu mpita numva ko nyine ariko bakunda bashaka ko nyine mani badashaka nyine iterambere rya bana ariko bakunda bavuga ati reka uyu nguyu nyine twaramusize byararangiye
akubwo wahamagaraga cyane buri nguni wahamagaraga cyane buri nguni na buri kantu rega buriya na buri kantu ni inshuti yanjye man byadanje ariko nyine urumva nawe ni nka hari mu maraso man iyo umwe yanze mitamo amagaro ndi aba ati se bimeze bite muri kumwe bimeze bite ni ndari urimo kugora cyane urumva rero bose bagiye babyicara barabiganiraho nyine urumva ko urumva man ukuntu bameze nka hari umuntu umwe none se nabonye muri commentary umuntu avuze ati iriya channel n'ubundi bagiyeho byose ni kimwe ati n'ubundi iri kurebwa ati iriya yawe nushaka kuyigumane oya ariko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye ahubwo ikibazo se nimba ari koko bamaye amahoro yanjye nibarekere kuroginga bakareka njye nkazaza mvuga ati narebereka nkore content nuje kuko buri kanya ndi kureba kuri phone kugira ngo gasanga baroginzemo ntebe ko batayitwaye korega ibintu bya nuza bya YouTube iyo nyine udahora ku mbuga cyangwa uhore ureba kuri nuza kuri email yawe cyangwa kuri nuza ushobora gushiduka abana yitwaye utazi ko bayitwaye urumva rero mba ngomba kugenda nkabihagarikira kare nkazaza mora ndeba update ibaze ko no mu masaa 9 z'ijoro ahandi bashonze ngo naryamye ariko nanjye mba ndi kurindwa mubi muri make none ibyo bintu ntago babikora ku manywa bikora ku bantu bose kandi bibabazi ko umuntu aba ari kuri chat aba ari kugira ute ahubwo babikora nyine nijoro ahandi bavuga ati uyu muntu yaryamye bagasanga nawe ntago njyama kubanwa usigaye uri taya aya wivuga ko kandi ndagakura kagurire kuko bahita ubwo nazasanga ejo barayitwaye muri make guhera saa 9 nibwo batangiye kurogira njye maze iminsi 5 nasinzira bro niba uri kuyureba neza uri kubona n'umunaniro mu maso aya n'ubundi biri kugaragara maze iminsi 5 nasinzira kwa kurwana bikuri bino bintu bya cano n'ubundi nabonye ari amaproje menshi ufite ibintu bigiye gucamo reka abanyarwanda mwe mukore subscribe ibyo bintu byo kukikoreshwa ngo zanyi subscribe muzagaruka ido ndabizi n'ubundi proje ziraje zibakubite bongere bagaruke sana kuko noneho ari ikintu narebye noneho ari proje uri mutegura irimo abantu benshi kabisa bameze neza noneho banashyushye abantu bari kuva hanze noneho n'abantu bakeneye abantu bakuru nabonye bari kuza amapana abantu bakuru barimo baraza ngewe ni umushinga mugari kandi rega na cyakiye nari nababwiye ngo ndashaka kugurisha channel ni impamvu nshaka no kuyigurisha nuko man nshaka amafaranga yo gukora content apana kuvuga ngo ndakora bino biboro niyeranja man ari content zo zisaba amafaranga menshi cyane ariko n'ubundi se sinabonye wabonye umukiriya n'ubundi umukiriya wamubonye n'ubundi oya nawe ntago arashyuha neza turacyari mu biganiro bitavuze ko babonetse n'undi ariko nta mushyuhamo ahubwo aba diaspora mushyushye cyangwa abanyarwanda mushyushye mwaza mu tukabatama noneho se uriya muntu wakwandikiye ubundi ari kwa 15 byaje kugenda bite niba ubona ashyushye rero ahubwo wowe ndikumva heruka ibintu bya kera reka hari n'undi rero ejo bundi wamaye 18 njye nari kuvuga ati njye na 15 ubone narazeme noneho mitavuga ati kugira ngo nzeme narabibwira n'abanyarwanda batazajya ngo wenda naranabagurishije aha ngaho komeza baze babwire numve n'inama zabo bama cyangwa iki hari igihe umuntu ashobora no gushyira amafaranga hakujyanye gurisha ngakora nuza ngakomerezaho ngakora content none se ubundi bibaye ngombwa ko hari umuntu ushaka kuza muri nuza yawe muri content yakavuga ati ngewe ndaje nshoremo nkuko nabonye hari umukire rwose hari undi muntu n'ubundi uje gushoramo muri ya content muri gukora wamwemera cyangwa mukapinga yewe ubwo kandi ari byo nshaka abashoramari nshaka abashoramari baze banemo ibiceri nkore nshimisha abanyarwanda nizere ko utagiye kudukinira amatiyatere kuko amatiyatere araho nibyo uri kwanga kubera icyo uri kwanga rero gukina amatiyatere z'Inyarwanda se simuzizi ega zirarebwa ariko nanone murazizi ibintu abantu bari ukwimagine beze Rwanda uzireba ari ukwimagine ubwo hari n'ikintu ari na filime ureba ukabuzi ko nigiye kwitirangira ubundi ariko filime nyarwanda nyinshi zose babizi niba ataragahinda ngo niba atari ba mukase abari ibintu nk'ibyo ni ibintu bisanzwe n'ubundi byigaruye ngo kuroga umuntu ngo iyo bakabije usanga nyine bashyizemo ngo ibintu ngo by'amadayimoni ariko nawe ukareba ayo madayimoni ukawumirwa ukavuga ati se ko mbona bakiri abantu oya njyewe n'ubundi narabibonye filime nyarwanda nyine inyinshi pe umenya ukuntu birangira n'abantu benshi banabivugaho ariko nanone hari ikindi kintu ugomba kumenya icyambere cyo filime nyarwanda benshi bacururiza kuri YouTube kandi ntabwo washoramo amafaranga menshi ngo uhite uyagaruza kuri YouTube urabizi ngiye urugero rw'abantu bo hanze bacuruza kuri YouTube kandi bagakora content aha ngaho bambwire naribe ubu ngubu ntabwo uzi ntabwo wenda ntabwo bakubwira amazina cyangwa iki urumva ariko abantu ndakubwira nk'urugero wumve ko bitabaho cyangwa se numva ko bitabaho ugenda usacinga kuko ntabwo ujya ubona nk'abantu bagiye bagafitega nk'abo private jet ega buriya mani uko utanga ikintu cya karite ni nako abantu bakureba ari benshi ko
YouTube ukuntu ihemba nuko warebwe cyane kandi ukana watch time ukaba bakurebye amasaha menshi. N'ubundi iyo urebwe cyane bicamo kabisa ndabizi. Urumva rero ahubwo nyine abantu benshi bagira ubugugu bwo gushora. Hari uzi ko hari n'abantu bakina filime bakazana abakinyi ba filime niba babahembe. Kandi bahembwa man. N'ubundi ibyo birumva mu Rwanda rero urumva u Rwanda bari wese bayikubiyeho ashaka amafaranga ku giti cye. Nuza n'abakinyi ba filime ba kera ntago bameze neza cyane nk'abo uzarebe. Sibye Keraman yo kugenda bazana bashyiramo baseseka. Rero urabona ko nawe afite iterambere man rega nyine yutikubiye ibintu cyangwa ngo wenda ngo ushake kwikubira ibintu man. Noneho hari n'ikindi kintu nabonye ko comedy zacitse amazi gereranyije bitewe nuko bakoraga ibintu bimwe usanga cano zirenga 8 zose zikora ibintu bimwe cano zirenga 10 zose zikora ibintu bimwe ukibaza ndagira ngo tubwe kubera iki kubera ko uzi impamvu se bakoraga ibintu bimwe babonaga ko comedy ko zoroshye nta mafaranga bisaba gushoramo akoze kari byo bakavuga ati reka dukore n'ubu ngubu uzarebe ko abantu ko bavuga ati nko gutya kuza ukabyuka mu gitondo ukitereka nta mafaranga bisaba uragenda harakwa kuri za hehe za ugenda ucaka ahantu witerekera niba ikugora ni kamera urakodesha ubundi ni kamera nta kindi na microphone nta bindi bisaba amafaranga rero muri YouTube yo mu Rwanda kwa abantu bashaka amafaranga batayakoze niho kudakora rego batashoye mani bashaka inzira zoroshye nyine akaba izo banyuramo nyine to noneho reba nka zira filime z'inya Nigeria zira filime z'inya Nigeria wenda katuvuge muri comedy ari ukuntu zira filime n'ubundi ubona batashoye n'ibintu byinshi ariko ukabona zirategwe ziranditse neza ibyo rero nshaka kuba nibyo ushaka kubaza jewe ntago nyine ari ibishoro bya danje uko ntago wafata wenda nka miliyoni 2 cyangwa miliyoni imwe ngo ishore muri projet imwe ngo uvuge ngo wenda ngo uzayagaruza none hari gishorega cyane na views ukazibona ariko ugahoma reka noneho dusubire kuri ya point ya Jomo Comedy ubundi washaka ko Jomo Comedy igera hehe kugishuje ukuri uvuga ati Jomo Comedy rega washaka ko igera hehe hari buri kamera yarahagazemo neza buri cyane nawe ahagazemo nako nyine buri nguni nawe ahagazemo neza mbwira washaka ko iriya Jomo Comedy igera hehe Jomo Comedy man yari umushinga mugari man yari umushinga mugari kuba irenze nyine igeze kure ni no ku rwego rushimishije kuko narumvishe hari na macana no mu Rwanda za X Nation zari zabahamagaye Igwe Media zira iriya yakoze Metro yarabahamagaye Igwe Media twarakoranye nabo twarakoranye nka project zingahe project nke 6 gutyo tubona nyene bya bintu by'ikizavamo biki ubona ukabona ntago ari ibintu biri kugenda neza cyangwa abanyarwanda yikunde kuko ntago wafashe Metro Nzovu ngo itubashya comedy muri make Metro Nzovu yabanje gufropinga baza kubifashisha bayihagaritse batavuga ati ariko hano hari abana bakora kandi bamenyekanye batangiye kumenyekana none rero bashyizeho boro zikazikubita 2,000 3 4 igeze muri 5 kwa kundi nyine ukomeza ukora iri kugenda izamuka igenda izamuka ahubwo nuza nyine mu manager nyine wari waratwaprochinze uwacika intege nyine hari n'iki nta kuntu ega yararebaga akavuga ati Metro tunashyiragaho ikagira 500 kaza 500 mu cyumweru cyangwa mu minsi 3 rero ukabona twebwe ari kudushyiraho ni 2,000 ariko naho yacikiye intege man byabitangiye kuza ko man ya nyuma yimaje kujya nk'ibihumbi 3 tutanye tuvuga ati none reka tubatemo ntago tuzabura boosting yuko bitanga 50 n'ubundi rero nyine abantu kwa kucika intege kandi umuntu acika intege yatangiye kugera yende kubikora neza agiye kugera kuri success atacika intege abantu benshi bacika intege aha reka twongeye tugaruke ko hariya kuri za staff zawe n'ubundi za buri nguni na buri kana hari ikindi kintu nabonye bwa mbere na mbere ba buri kana buri nguni bajya gutangira iriya nozira content yabo inagoyinga viral siyahereye kuri TikTok ubundi yahereye kuri TikTok yandi yari kuri TikTok ya buri kana kuri TikTok ya buri kana aye nabo bakorera rero birangira base bahita barangira nyine bahinduye buri nguni nabashinga ibyo ko buri kana yajyaga Instagram na TikTok buri nguni ariko byo we ntabyo yari afite ntabyo yashakaga kugira se cyangwa nuko atabyitagaho ntabwo yabyitagaho ntabwo yari abifite noneho byose byatangira ubundi kuri TikTok ya buri kana birazamuka aho wari uhari kuko aho nari kandi twari turangije rega twabaga turi kumwe ibyo byose twabinyuraganamo noneho nanjye muri icyo gihe nabaga nandi kwiringa ndi gukora kuri aka gacano nyine nshaka Jomo Comedy muri make bakoraga kuri Instagram abo bakoraga kuri Instagram na TikTok jewe oya babundi bakoraga kuri TikTok gusa kuri TikTok Instagram atarejyaho
noneho ngewe nkomeza kuri YouTube. Ukomeza kuri YouTube. Nkora Jomo Comedy. Ukomeje kuri YouTube noneho barageraho baza kuri YouTube. Oya umva ukuntu byagenze. Nuza barakoze nyine bitangiye kuba viral. Urumva ko akonde biba bitangiye kuba viral ukuntu. Noneho mitavuga ati rero reka mfate ibintu byo kuri TikTok bishyireho mbiteranye nyine kwa bakoraga ubwo. Bakoraga utuntu tuya nk'iminota cyase nk'itatu byari nk'iminota 3. Gutyo. Urumva noneho nkagenda mbuteranya ukavamo nk'iminota nk'icumi 15 gutyo hadushyiraho tukazamuka abantu noneho bo barebye babona bitangiye byarya ntabwo ati se ubundi mwaje kuri channel yanjye n'ubundi nka kera mugakora ari ubundi mbona biri kureba barabyumva baravuga ati okay narebeka uza nari bashaka content yabo barayito nyine bayigira ngari bureka akantu ushaka gusobanurira abanyarwanda. Ni wowe wabifataga bwa mbere na mbere ukabiteranya cyane byose ukabiteranya ukazishyiraho waziteranyije iyo zose zibyara nk'iminota 10. nta nabibabwiye nta nabatanabizi ngewe narabirebye kuri TikTok man ngende umuntu wizera muri YouTube cyane kuva na kera nyine ko urumva narikoze kuva kera cyane urumva ntago nari gucika intege kuko bwa mbere narakoze channel iba monetize mbona udufaranga twaho dukeya bahita bayiba ndavuga ati ahantu koko harimo ikintu bita kandi koko TikTok ntago yihemba ntabwo atse ko ibintu bidahemba mwabizanye ko mubona ko nabashyiriyeho video twaba turi kubita za 1K 2K 3K. Aha none hari ikintu nshaka kubaza none se ko wabonaga watangiye kuzishyiraho bagatangira bakarebwa n'amafaranga kuri nuza dashboard yawe akazamo. Aha hari ikintu nshaka kukubaza kandi uhita ukinsubiza none se niba koko baragezeho bakaza bakitirika kuri YouTube bagakora bakabona birakunze kuki utahise ujyamo? Njyewe nyine ntabwo byari byakazamuka neza ndabizi icyo gihe nanjye nabaga ndi muri ibyo biboro bya YouTube. Noneho rero njyewe ndababwira ati mukuru umushinga mugari muwuzane kuri YouTube apana gukomeza dushyiraho tuntu dutoya twabo. Barabikora koko urumva bamaje kubikora icyo gihe hari umuniga witwa Buridiro Padiri nabo ntabwo ari akazana ibintu bya nuza bya misa. Noneho bo barakorana mani bafite na video bari kumwe ari batatu muri phone. Narayibonye bari muri gatukura. Noneho njyewe ndababwira ati se muri icyo gihe nababwira ati se ubundi mbona nanjye twarakomeza tugakorana tugakora tutatu bimeze bite. Arambwira ati rero ibintu bitangiye kugenda bifata icyo gihe ntabwo bakamenyekana cyane nyine cyangwa nyine kwa kundi uvuga ati bitangiye kuza nyine ucyanga akavido bakagira 10,000 ashyira 7,000 gutyo. Ndababwira ati se ariko tugakomeranya ngo wapi tugakorana ati wapi reka ngo ntabwo twakorana ngo urumva dutangiye kubaka ibintu byacu reka uzakore uzanye tuzagushakire content indi ku ruhande cyangwa ushaka content ku ruhande uzaza nawe ushyiraho. Ubundi se ntabwo we uploadinga Jomo Comedy yewe icyo gihe nanjye nabaga na uploadinga Jomo Comedy ariko mbona ko ibintu bya comedy bari kubyanga ari ugeraho n'ubundi kuko muri kiriya gihe comedy zatangiye gucika amazi noneho ibaze ko zacitse amazi ku bantu bari babitangiye barenze. None ibaze wowe none uri mu bishanga utazwi ngo utazi n'ahantu biri guhera. Ese vuga ati rero ndi kubona ibintu biri gusa nkaho bipfaye kanshaka indi content cyangwa niyunga ku bavandimwe. Rero mbabwira ati se wo mwareka nkabiyunga barambwira ati oya wishaka content cyangwa komeza Jomo Comedy uzazishyiraho. Ndabwira ati se ubundi noneho naranababwiye ati ariko se ubundi ko n'ubundi tuba turi kumwe buri gihe ko turi kumwe muri nuza no muri comedy aje kandi akazina kakaba gatangiye kuza gake ko twabiheraho niyo twahindura amazina kazaza tujya comedy ariko twahinduye amazina. Mani barabyanga neza ambwa ati reka ngo naho twasubira mu comedy ngo hapinga ibiki ndabumva nawe gatoke naribe. Icyo gihe rero nanjye ubwo nibwo nari ndi gusoza bitabirangira nanjye mvuze ati rero ndabona ibintu byo mu Rwanda nibisazi reka njye kwiga ahubwo nuko babeshya n'abanyarwanda ngo nagiye ngo koza imirambo n'ibiki ngayibaze nyine ukoza abaceka wari ugiye kwiga byo turabizi urumva ariko baba babeshya abanyarwanda bakabaniranya bigatuma banyanga kandi jewe manje nakosa mfite tu oya hari ahantu nakosa n'abantu bari gukurikirana n'abantu bakurikiranye neza ariko nabonye n'ubu datangiye kuba kumufata n'abantu bose bagiye bakurikirana amani banandastandinga tu batumva uruhande rumwe babyumva kuko ni ibintu byumvikana nabo ubwabo impamvu batavuga rese kamubaza
wowe bakwiba umutungo ungana kuri uzi ko byagaze miliyoni 15 ariyo makeya nkayibaza nawe niyo ya nyuma n'ubundi ndi kubona abantu bose ni bari guhagurukira muri 15 urumva umuntu yakwiba miliyoni 15 n'umujyane mu mategeko ariko n'ubundi se kwata miliyoni 15 ko binjizaga hafi 2 kwezi cyangwa 3 njyewe ibaze ko nanababwiye mani hakujya njye kwigurisha handi naza nkayibasubiza mukama amafaranga make n'uri gihe cyo nshaka n'amafaranga atangira nanjye content kigira mu byawe kigira mu byawe se n'ubundi ko njye abanyarwanda batangiye ngo n'ubundi ngo twashinze indi ngo dufite iyo bitabura ngo na iconi ngo izarebwa irarebwa kangahe se kiza nyine yararebwe nibana cyane bana supporting manje nanda y'umujinya ntari bipfa kwa mfite caro yanjye ibyo ni ibyabo bazagera kuri 100,000 ngahe bazagera mani bazajya ko nabonye ibaza ariko ko bari bafite 16 gutyo bagashyiraho nka video byirahari cyo video by'imanizi imaje kujya ubu ni nk'ibihumbi 30 hari imaje kujya aya birumvikana yabo bafite fame ntago babura kubikora ariko ntago kuba wagira fame byavuga ngo ukandamira abandi bantu cyangwa ubakandagiye aricyo nashaka kukwisabira wakongera ugashaka kuntu ujya iwabo ukajya kubavugisha cyangwa bo bakaza n'ubundi mbona cyahamagara rero bari abantu sha nanagiye niwabo bishobora no kuvamo ibintu birebire ugasanga hajemo n'ibintu byo kurwana cyangwa ibiki kuko ntago ngiye umuntu ntago wamuhamagara rimwe kabiri gatatu tudashaka kukwita akakubloka wamuhamagaza n'indi nimero ngo kujya mukemura ibibazo bikarangira kubwira ati nongera kumamagara bizaba ibibazo birebire uvuga ati umuntu rero nubwo ari umuvandimwe reka ibintu byacano bibe atari byo twapfa cyangwa ibiki reka tube duhuriza mu bindi byacano nta kundi yarangiye ubu ngubu baje nko mu rugo habaye nk'ibirori ejo bundi se nimugira ibirori si muraza mu rugo mugahuza tugaciringa biri aho ngaho ariko iyo bigeze ku kintu cyitwa cana museka batagira ngo ntago wajyana cyangwa aya aho ndumuvandimwe wawe reka iyo muri kuganira akaza muceleka yite niba byumva ibyo bintu ntashaka kubyumva ariko nanjye ninjye sinabyumva umuntu wese ariko nanone njyewe ariko bisa nkaho babyumvishije kuko ntimba barafashe bakavuga ati reka tugende dushinga indi cana biragara ko babyumvishe ko bari kuba bari guhatana ubu ngubu barivuga ati ntabwo bari kurwana no se ako umuntu yazagutwara ikintu cyawe ugaceceka ugatuza akavuga ngo reka njye gukora ibindi bintu nubwo nubu badatuje nyine bari kugikiza saa 9 ndagira amabwiriza saa 9 izo saa 9 za ubundi reka n'ubundi nabyo gukatiza saa 9 zabo bari kuzamo baka ariko nabo nago baryamye nubwo nanjye naniwe ndi kurinda cano yanjye namwe ntimuryamye banumvisha n'inkuru bafite abakozi bafite bazanye umujama warangije hariya uvuye hanze n'ubundi uri kubikurikirana araga yisubiza nanjye kuko nanjye nabonye email bari kunkubita nkabona ko atari ibyo bintu batabyishoboza nyine bigaragara ko ari umuntu uri kugenda n'umuntu nawe nyine usa nkaho ari ameze nkanjye umuntu ni umuhanga ngira neza ariko rero kuko ukuntu ari kwatakanuza zawe wagira ubwenge kose hari ibyo utarenga papa rega nanjye nagizeho icyo bita igufu oya nawe ntabwo woroshye ariko uriya muntu bari gukoresha n'ubundi uri kuza akatakanuza iriya cana akongera akayisubiza kuko na mugoroba turi kumwe nagiye kubona mbona nk'iminota hafi nk'iminota 30 bari bayigutwaye yavuye muri telefone yawe yavuyemo rwose ibyo abanyarwanda bimenye gusa nawe n'ubundi nuko utoroshye ayo wize si makeya n'imyaka ukoze ikiganiro nakizeho bwa nyuma haburaga gato n'ubundi ngo bagisibe oya cyanavuyeho nk'iminota nk'ingahe kuko babanje bakigira prive mita nongera ndayigaruza mita nyisubizaho ni nayo mpamvu cyane afropinze man ubundi kubize se ugushyiraho si 80 ubundi niko biteye n'ubundi koko cyabanje gihagarara nk'iminota 30 cyangwa 37 gutyo kuko cyajyaga ukivaho kijya oya umuntu bazanye ni wewe ndamwumva ariko nanjye sindyamye ntago umva reka tureke kuganira igihe kirekire n'ubundi ngure ko usubire mu kazi kawe turabashimiye kubw'uyu munsi mwafashe kandi buri cyana nizeye ko ndashaka kuzanza kukureba tukabaha ama update kuko nabonye noneho byageze ahantu bikomeye muri no minsi byakomeye byonge ntari bindari nzajya ngerageza nkwandikire nka mbere y'iminsi 3 kugira ngo umwanya wawe mubone niyo byazaba 20 abanyarwanda tukaba update zigezweho kabisa sawa umunsi mwiza